in a river of steel and chrome. Hanyu hari hatugoye cyane kuhagera. Byatugoye ariko twashyize turahageze. Hari umushuti wacu yambwiye ko yiganye n'umwe muri mwebwe ku kigo kimwe tumwiganye ku kigo kimwe ariko ntago yigaga mu bijyanye n'umukuru. Yatubwiye ko mufite impano. Rero twebwe turi abanyamakuru njye na mugenzi wanjye yitwa Lucas dukora kuri radio yitwa Kigali City FM. Murayizi? Ni radio nziza cyane dukora mu kiganiro cyitwa The Show. Icyo kiganiro rero ni kiganiro kivuga ku makuru y'ibyamamare ariko tugiramo n'agace twakira abantu bafite impano cyangwa se tukabashaka aho baba bari mu ngeri zose z'igihugu tukabazana bakumvisha abadutega amatwi cyangwa se abaduteza amatwi kuri radio bakabumvisha impano mufite hanyuma bakadufasha kubaha amanota twebwe n'abakurikira bakagenda babaha amanota natwe tukazareba amajwi watsinze tumujyana muri studio tukamukorera indirimbo audio ndetse na video. Really? Just kuririmba kuri radio gusa? Ubundi tukanagufasha kuyimenyekanisha. Tushaka no gushakira management ko twebwe icyo twakoze ni nko gupromotinga tukagureza platform tukagushakira ama stage bitaramo ririmbamo. Ubwo mba numva mwamukorera ibintu byose wagira ngo ni mwe tukaba twanagushakira collabo kubera ko abanyamakuru tuba dufite connection n'abahanzi bya hafi baba star. Ariko twebwe radio yacu ako nagace kihariye ko guteza imbere impano zikizamuka abantu biba bigoye ko abantu bazimenya ko zihari kandi koko zirahari kuko uwampuje namwe cyangwa se wampaye contact sangiye ngo mbashe kubavugisha sinzi uwo navugishaga muri mwebwe kuko twavana kuri telefone ariko ni wowe ntago mbizi gusa yambwiye ko muri abakobwa ngo mufite impano kuva kera. None se turaciye mu ijambo mudukeneye ryo ariko twumva ibintu ari byiza amahirwe tutayacika uyu munsi wenda tutihuse ntago ari byo gusa ntago ari gukorera indirimbo umuntu tunayikorera promotion gusa harimo n'ibihembo bimwe na bimwe iyo utsinze ubona ibihembo pe. Apari yuko tugukorera indirimbo na video hari n'ibindi n'ibyo bihembo bari nk'ibiki abari ibihembo bitandukanye kuko hano ubwo ari n'abahanzi gusa dufasha dufasha n'izindi genre zitandukanye zo muri industry kuba ari impano ababyinnyi abakinnyi ba filime ni big company kuko dufite aba sponsors benshi. So rero tugiye ku kibazo rubajije bishobotse niba mufite umwanya like 18 all twe nta kibazo n'ubu twajyana nta kintu turi gukora pe. Ubu ngubu ntabwo twakajya mu kazi tugiye kwitegura n'ubundi mu kanya twakigeze kuri radio ariko igice cyo kwakira abanyempano tukigeraho 11:00 n'igice. Niyo mpamvu yarabwiye 11:00 mwaba muhageze mukaba muri tayari ubundi 11:00 n'igice mukinjira muri studio. None se ubwo turasabye iki ibintu wenda umuntu yakenera kugira ngo aze muri ibintu byacu? Uye nta kintu cyahatari mukeneye mwebwe mwitunganye mwambare already twebwe tugiye guta dukomeza mu kazi. Amatike turayabaha nta kibazo nta kintu kindi musabwa ni mwebwe ubwanyu. Icyo musabwa no kugorora imihogo yanyu. Ariko wenda sukugaso kwikina cyangwa bimwe bya bindi bavuga but iyo bigeze ku kuririmba amajwi yacu abagora yateye pasi. Yes gusa turabizeye cyane kuko uwiganye na Hozi nawe mugenzanye dukorana yatubwiye yuko ndirimba neza perfect kabisa. Ubwo rero anyway ubwo murasabwa kwagera ku gihe time is money. cyane turabizi neza ko igihe ari amafaranga so kandi natwe tuca gahunda ariko nanjye biramuzana ngano bica gahunda. twebwe n'ubu turafunga twagenda ahubwo sinumva murayicaye dufite imodoka umushoferi ari hanze nta kibazo kamageze hanze akimurire gaje nanjye hari utuntu ndi gukora hano.
stuck in a river of steel and chrome. Ladies and gentlemen. ariko Lucas uziko ndi no kubibona mu maso ko rwose byagucanga abonye abakobwa beza biragucanga ariko abantu badukurikiye n'ukuri nuko turi kuri radio ariko turi kumwe n'abakobwa beza cyane beza kakanya keza twababwiye ko tuzakira abanyempano bacu kageze. Wow They are so beautiful more than beautiful muri beza cyane even talented. utarumva amajwi yabo Lucas come on ntukazagimera gutyo Okay. baraza ku mugerageze kwibwira abadukurikiye. murakoze cyane amazina yanjye nayita Gajo nkaba nishimiye kuba ndi hano kuri Kigali City. nawe mukobwa mwiza amazina yanjye nitwa Nyamwiza nanjye nkaba nishimiye kubana nawe hano kuri Kigali City FM. wow Nyamwiza uritonda cyane biri kugaragara kandi ngo abakobwa bitonda buriya bajya bagira n'amajwi meza And so sweet. ariko Lucas muzambabare mukorera indirimbo kubera ko birakabije cyane ntago ndi kwibaza ukuntu Lucas wabaye excited wanyibagiwe ko twari twakundanye ikiganiro igenda riteko ikigaragara cyo biramutse bikunze kagafatwa twamushyira muri clip. Wow. Which is good. usiga umukobwa ujya umuhungu ujya mu ndirimbo aterura abakobwa urabizi Bateka. Nise umuntu okay. abantu badukurikiye Lucas bose mana nyagasani yabonye abakobwa hano byashyushye. Okay, nkuko mumenyereye rero ni cya kiganiro cya The Show. Tugenda twakira abanyempano batandukanye. Kuno munsi rero twabazaniye abahanzi kazi the princess. abana bato bafite impano bakizamuka bafite nk'indirimbo banditse bamufite nk'indirimbo 100 mwanditse hariya rwose ziri mu makayi ariko natwe twavuga ati reka tubazane hano abadukurikira babumve natwe tubumve tunabareba twebwe turabanyamahirwe cyane hano ubundi ariko tuzapostinga n'amafoto yanyu by the way kubera ko muri nabeza abantu bazatahira nibyo kandi ikindi batumenyereyeho nuko tuzamura impano sinavuga ko ari ntoya upcoming cyane rero underground ntabwo bishyira underground ni upcoming rero turashaka umukobwa mwiza watubwiye ko yitwa Gaju ndagira ngo wivuge ariko byagihanze nyine kugira ngo abantu badukurikiye batari kukureba ariko ubwiza bwawe batari kubureba babwumve bwiza mu ijwi ryawe. Ibaze ko bwose ubonye feel free. No. But anyway, yana jurukondo nkunda jabirandenga nashaka nyiturano nkahibura nagutekereza ikiniyatikanyicya. wazamareye akaririmbo ukayikita Hozi cyangwa ukakita Honorine ubundi nge murabizi izina nge mfite amazina menshi rukumva ngewe ariko akazina kanjye kari trend cyangwa se abantu banyita ni Hozi ariko Honorine akazakorohera kajya muri beat ukayitwara akaririmbo gashi. That's it. Anyway, uririmba neza. Thank you. Mukobwa mwiza nawe twibwire Bisaba kunyaraho kugira ngo menye kuri mu ruhande rwanjye. Bisaba uko mbonesha amaso yanjye kugira ngo menye kumunda. Wow, goosebumps. Tabezi. Bageze muri Tabezi. Anyway guys, batwohereze ubutumwa bugufi cyangwa duhamagare batubwire uko bumva no majwi
aka kanya rero abantu mwandika message batagiye kutwandika message nizo nziza kugira ngo tugende tuzibasomera guhamagara ndakeka byaza kugorana kwera ko umwanya dufite ni muto ariko message twazisoma ubu rero tugiye kwinjira mu kanya ko gukurikira abantu bari hanze cyangwa se abantu bari bakurikiye radio kugira ngo batubwire ko babumvishe ko mwumvishe gaje ko mwumvishe nyamwiza mutubwire natwe tugerageze gutanga amanota tubibutsa yuko iyi ngiyi ari Kigali City FM kiganiro The Show kiganiro The Show hano ni show after show man rero twakiriye impano zikizamuka ariko wagira bamaze nk'imyaka 100 baririmba Aroze numiwe gute umukobwa mwiza agira ijwi ryiza ngiye ndi kubona mubaye ba star ubu ngubu numva anyway you are so talented guys kandi ndizera yuko muzagera kure hashoboka even you are so beautiful so anyway nakunze n'uburyo bafite discipline ni mu bikomeza muzajya kure no mu rwego kuba mumeze all right I don't think umuntu ashobora gufake ingwara bigashoboka byibuze birenga iminota 5 kandi cyane tumaze iminota irenga 5 hano so I guess that's how we are wow which is good okay akose ko nyamwiza ubutuje cyane tuje ari kwijwi rye ritandukanye nawe ukwasa nuko angana biratandukanye cyane yagiye kuririmba nibwo uhituvaye oh my god okay bye Lucas nk'ubu Lucas wazakoze indirimbo kuko byiburuka oya ngiye ndirimbye noneho ngiye ndirimbye ari byo bintunze nahita nsabiriza ariko ngiye burareka ubwe Lucas buragenda aririmba ibibabi by'ibiti bikamanuka gatirimbira gatoya okay nk'amasegonda 3 cyafatanye nta kibazo okay nkuko bamenyereye rero abakunzi bacu Hozi tugira agace kacu tubazamo abakunzi bacu ibibazo ariko ntabwo ibibazo like ngo bakunzi rero ndi kumva voice bakunda already ariko n'abatumirwa bacu cyangwa se abantu twakira muri studio n'utuntu dusanzwe ntabwo ari ibibazo ni mupanike nuko just kugira ngo twiyumvanemo to entertain ada bintu nk'ibyo rero uyu munsi game mfite nakagame koroshye kubera ko ari abakobwa apana bya bindi byawe gitegurira abadrama ugasanga barebye hirya no hino si muri abakristo muri abakristo nyamwiza uri umukristo yego okay ngiye kubaza utubazo tworoshye ndajya mbabwira inyuguti imwe yo muri Bible hanyuma mutangurane kumbwira izina ry'umuntu oh jeez wo muri Bible oh my god aho nizere ko ibintu bigiye gusana namuganye mamuzi ko mwashoboye dushaka kugira ngo ari inyuguti umuntu yakubwira ugashaka izina ukaribura iyo nyuguti yo mwizere I know I'm good at that you try your best I'll try my best okay inyuguti ya mbere ngiye kubaza ni inyuguti ya Samuel Sauli ariko muri n'abakristo right n'abakristo wow this is good inyuguti ya kabiri ni P Petro yeah P I was going to say Peter Petro just say Petro okay yeah good Petro Peter Paul yeah Lucas nawe bazi okay iyindi nyuguti ndakeka yoroshye abantu basomye Bibiliya ndakeka yuko bahita bayumva batwumva M cyangwa se M Musa Moses yeah Moses and Mark and Moses yeah very kiss Musa ni Kinyarwanda Moses and Musa okay reka nongere nibarize iyindi nyuguti tugiye gukurikizaho okay inyuguti ya Dawidi
Oh. Yeah. ariko rero ubwonko bwanyu buri sharp byataye nkuko rero mumenyereye tuba dufite ibibazo bitari byinshi ariko nanone bitari na bike ariko se buriya hari buriya tumaze kubabaza inyuguti zingahe eshatu ariko babazi yanyu ni eshatu n'enye babazi yanyu reka mubazi yanyu okay n'enye tugiye ku ya gatanu error cyangwa se landed hello Revi. alright aha nyamwiza ba igihari ni kimwe nuko nyamwiza yabikoze ariko inyuguti nyinshi Gaju yasubizaga yihuse Nyamwiza ariko nta kibazo mwese muri abanyempano kandi mufite muri at that point ndashaka kumva iyo nyuguti ngo ni iyihe cause nawe numvise zinavuze hello cyangwa se we asubije Lewi Gaju yaherukiye muri Sunday school ariko ntabwo atagize kuko nawe wasubije byinshi Gaju noneho rero muri aka kanya kubera yuko dufite iminota mikeya kugira ngo twinjire mu kindi gice twagira ngo uturirimbire noneho iminota amasegonda nk'icumi meza abadukurikiye baraguha amanota natwe hano muri studio turatanga amanota rwose gerageza wigaragaze murakoze cyane and indirimbo nyitse buri muntu wese uri mu rukundo for real yeah ni Aline Sano and I love it, hope you love it too. Okay. Ashokari Kigali City FM. Buri minsi iba myinshi igahimwa n'umwe amahirwe aza rimwe mu buzima ayanjye ni wowe ntuzigere wumva yuko ntuzigere wumva ko nagufite tunabamomba kuko sheri naremewe wowe oh darling ni wowe naremewe Kigali City Bongo Platinade Mabiri abasore mu nda kuki mutajya mu ndirimbira mana umukobwa ni mwiza umukobwa afite ijwi ryiza aririmba neza ibintu ni byiza zanirangwa mu bintu bye gusa okay nyamwiza it's your time It's my time. yeah take your time Rero ndacecetse cyane ariko indirimbo ngiye kuririmba isa nkaho ariyo hambere bayita umugaragu w'urukundo. Okay. Nagenza majoro nibita naraye nakoetse nako yindiho niriwe mbuga nabaraga mfite Kigali City kiretse muri no studio muziki nkora birandenze noneho ndikumva no gutanga amajwi bisa nkaho bigiye kunanira oui aka kazi nakawe ndatashye okay right now ntabwo twahita dutanga amajwi kuko amashyaka y'ubwayo yararimbanyije biranagoye biranagoye kuko hano tarazi hari zo kwitonda baravuga ngo nakasamutwe nakasamutwe no kwikibana rero tugeze aho ngaho reka tubaha akanyaho gatoya muhanze tubanze twamamariza baduteye inkunga batumye twicaye ahangaha muri uno mwanya hanyuma namwe muraba muri saho hariya barababakira n'ikawa nziza cyane hanyuma natwe twamamaze tuze
tubageze nk'uko babimenyereye dukwiye kwakira abashyitsi rero of course tugomba kubakira nta kibazo mutambuke hari babakiye baje urumva nta nubwo twahitamo muhari tugiye gusoma ubutumwa ndabona bwabaye bwinshi cyane mana yanjye sinzi aho mpera ariko ndagerageza Lucas turagerageza dusome nka message makumyabiri twifuza kubashimira yuko mwatwakiriye hano nuko twagira ibihe byiza and thanks to you kuba mutekereza impano zitarazamuka mukagerageza kuzizamura ni ibintu biba bigoranye ni ibintu udapfa kubona ku bantu bose so we really appreciate for what you have done no kuri byatwoze ku mutima Imana ibamugisha murakoze cyane kandi twakira Imana ibamugisha ihene umugisha abaduteze amatwi. Thank you very much guys. Ashokari Kigali City FM ndikumva ntazi ndikumva natiye ndikumva mfite ubwoba utazana ndi kubukora Ndiki bwiki usubu nabwo ufite ntabwo nje ndumva sinzi nyine ndabufite buke ariko ntabwo ari bwinshi cyane ntabwo mbizi niyo bari buze kumfata niyo bari buze base naririmbye nte wagerageje nyine waririmbye neza nyine ariko nyine ushingiye nko ku manota wari utange ntabwo ninjye uri butanga amanota ariko waririmbye neza hari ikindi waririmbye neza wagerageje base nta nubwo ufite ntabwo nyine mfite buke yani okay ariko ntabwo ari byinshi nabyuze imana we ariko nyine umva byari bitewe ureba ndi gusheshura neza oya nuko wakonje uri nawe uri gukabye nuko wakonje nta kintu cyatari cyane uri kubyumva uri kumva ibihembo biri mu mwanya nabyumvise so nyamye reka tureke kwigiza nkana nkunguramutse utsinze ukagukorera iriya ndirimbo wakumva umeze ute nakumva umeze neza mva nakwishima nyine nakora cyane nkabona hiti umva nkajya nyine gucuranga ahantu hatandukanye urumva nyine njyewe nabaho neza nkaguramo imyenda myiza nkubaka inzu mvanye mu muziki urumva narangize icyo ni ikintu nakoze icyo ari cyo nafata mama nkamuvana mu cyaro nkamuzana mu mujyi nawe akarya amafaranga mbwire njyewe ikintu cya mbere nakora shiri nagura icyangwe nkagura style mbega twatunda twose uzi nifuje kuva kera nkatugura noneho ikindi niba hari ikintu cyambabaje uri kandi twigeze kujya kuririmba bakadusibya ngo nta majwi dufite bakanga kutwakira kandi twe twaririmbye neza bagafata umukobwa wari uri aho ngaho utazi no kuririmba mwana ndamutse mbonye amafaranga nk'uko ubu nkagira imana bakankorera indirimbo nagize uburyo ki bwose bushoboka nkaba umusitari nkakorera ibiceri bifatika narangiza nkashinga studio ku buryo nzajya mfasha abana bafite impano zo kuririmba bebe bitewe n'ukuntu byangoye ariko nkorohereza abandi bana kuba bagira ku ntego zabo noneho ikindi urabizi neza nkubaka uravuga nkubaka no kubaka inzu igeretse nka 5 cyangwa 7 bubatse inzu ngana gutyo bazahuka ukagwa hasi ibyo ngibyo n'ubuturage nawe bajye ukora ubuturage nta buturage ntabwo twe twagize i Kigali ese wumva nkubwire nkungura mutsinze nkaya marushanwa nkakwaka nkakora boyima kuri rwubaza of course nayigo reka kuri njyewe uri umuvandimwe wanjye urabizi twasangiye akabisi n'agahiye guhera mu cyaro none ubu ngubu i Kigali muri ghetto tumana ubwo urumva nagira hejuru nkakwibagirwa abantu bajya bibagirwa abandi reka ntibikunda ndamutse nsinze urumva n'indirimbo baba bagiye kunkorera waba uyirimo bikumva none najya no hejuru twagumye dukorana nawe nkakuzamura bikumva ubundi muri make muri twebwe uwatsinda wese ntiwabinkorera nabigukorera nta kibazo muri make umuntu watsinda muri twebwe nta kibazo ikintu uko yaba ari umuntu wo hanze urakoze kabisa ndabyishimiye guys umeze mute tumeze neza muri kwiyumva mute neza rwose ubwoba bukeya nyine urabyumva amarushanwa ni kamere ntimugire ubwoba ariko mu marushanwa yose umuntu wese uri mu marushanwa ni ntabwo kaburamo ariko feel free twebwe tugomba kubafasha tukabitaho tukomeje mufite impano ariko ntabwo tujye kwita tubabwira uwatsinze uyu munsi tubabwira tuzababwira as soon as possible nibwo turi bumenyekanishe uwatsinze gusa mwese you are talented thank you ikindi kandi nanone
amafone yanyu nyine amafone numbers hagumeho anytime ushaka kumva tuguhamagaye tukamenyekanisha ibyavuye mu marushanwa. So rero ndumva mwataha natwe dukomeza akazi kacu ntabwo bizatinda nimurambirwe sibyo kandi mwakoze neza pe. Murakoze namwe mwakoze kutwakira kandi nimucike intege mukomeze mukora imyitozo practice ikindi kandi mwite ku majwi yanyu amajyi arafasha mukirinda n'ibintu bikonje cyane n'ukuntu umuntu aririye aba yumva yenda kuruka. tuzagerageza no se mukora iki mu buzima busanzwe? nta kazi gafatika dufite nka kwa kundi abantu baba ari ba protocol mu bukwe mukora protocol. Wow, but which is good. byiza cyane. Murakoze. Rero ubwo reka katowe tugiye namwe ubwo turamenyesha as soon as possible, right? Okay, sawa. Skyline bathed in the twilight glow. Mama muri aho umva uzi ko mvuye kuri radio wanyumvise? Navuye kuri radio mu marushanwa, hari amarushanwa yabaye nyine yo kuririmba kandi umuntu uzatsinda azagira gute bazamukorera indirimbo bamukorere video urumva bamukorere nyine ibintu byose amashusho bamujyane muri studio ya hatari ariko hari n'undi muntu nandi kumwe nagajo ndo kwa bibi natwe twajyanye nyine muri aya marushanwa ndamuwongu natwe twajyanye oya ntabwo batangaje watsinze batubwiye ngo dutahe ngo bazavuga watsinze ngo uzamuvuga nyine ubutaha ntabwo tubizi batubwiye nyine ngo telefone zacu zigumeho ngo hanyuma bazatubwira bizagerageza biwutange simbizi nyine ariko urumva n'insinda urumva bazahita bankorera ibyo bintu kandi niho umuntu ahera atera imbere kubera ko yabaye amafaranga bari menshi nta kibazo nyine njye nzagerageza ntatsinde kandi ndabigusezeranyije. Ntabwo azatsinda nzagerageza uko nshoboye ntatsinde. Ni gajo uriya wo kwa Muhire nyine. Nta kibazo mama murakoze rero ubwo nzakubwira uko bizaba bimeze. Ariko ngira ngo ikitubageje ubu ugenda ugaheruhera. Nzajya mbavugisha nuko nyine suzi ibintu by'Kigali se kuba ari ugushakisha. Oya yarafite twasegera rwose batari. Sawa mama murakoze. Stuck in a river stealing chrome. Gaju wantwaye amahirwe kujya muri protocole njye nsigara nkora mu kabari. Gaju aya mahirwe ntago yantwara ngo mbane n'umustar umva njye nawe tugomba guhangana. Nkora nanyandikira mva reka nze duhangane. Lost in the chaos of circumstance. Street vendors playing the tune so loud. In this chaos I feel so proud. Smart guys media. Traffic jams every city and sway. Melodies found in the urban fray. Who needs speed when we got this song? Smart guys media. Twabanye nabi ariko sinatumongera ko ntwari ibintu byose bivuze ngo rero ijurwa ndukwiye kandi n'Imana imbabare nako nzaba nicuza. Pedestrians join in from afar. Every people know in the grand design. Yo, Bitis. Sawa. Zigera. Turabavandimwe se umva. No sinzi impamvu numva uyu munsi nyine mfite icyizere. Ibaze ko nagize ubunebwe bwo kujya gusuka gym. Ndabigwa rero nagutekerereje. Gazu bivuze ko no munsi ndi bugitsinde.
ariko mana we mana nyamwiza we nukuri kumara kandi ndagutsinda ibyo ntacyo bitekereza nukuri ndagutsinda ibaze ko ibyo bintu byanshizemo twavuganye se yuko umuntu watsinda wese ntaribe njyewe uramutse utsinze it's okay I'm good with it kandi ikindi turi abavandimwe no ugeze ku iterambere nanjye naba nteye imbere you know ndabyumva kabisa ubutsinze byanshimisha ariko se wait don't uzi imvura yaguye se itangiye kuba nyinshi dore bwabisimo butangiye kugwa bibisimba ko bishaka no kubibona simshaka kubibona umva njyewe sinzi umva ndategereje amatsiko yabaye menshi ariko ikintu nzi cyo nuko ndi bugutsinde gajo ndagutsinda pe nyamwe umva utuje umva ufite umutima utuje watsinda natsinda byose ni nkaho ari kimwe ese sinzi impamvu babitinze ndi kumva ndi relax cyangwa nibwo numvaga mu mutwe hano mva hadatuje ariko ngo numva ameze neza uri umuvandimwe mbese ni gute waba udafite amatsiko cyangwa se ngo utekereze kuri buntsinde ahoze like njye ikintu wenda ndi gutekereza ndi kuvuga ati se buriya ahubwo ni twebwe turi butsinde ko ndakeka mu cyumweru ko se haba harimo abantu benshi baba barakoze so umwe muri twe gatsinze it's okay icyo nk'uko yaba ari abandi njyewe biramutse binabaye nkatsindwa ntabwo nakwiheba kenshi utakwiheba kuko ntabwo amahirwe yanjye nyabarizwa muri bino byo kuririmba bikunze that's fine bitanakunze hari ibintu byinshi nakora kandi nubwo ntatsinda hano natsinda hariya cyangwa njyewe ubwanjye nkiteza imbere nkazijyana muri studio ni byiza kabisa subizi neza se mpamvu ngenda nabyirinda kenshi cyane ni ukubera ko akenshi iyo umuntu yishyizemo ibintu cyane kuvuga ngo ndatsinda ni hahandi umuntu yisanga yagize ishyari kandi ntabwo nshaka kugira ishyari pe ntibikunda ndabizi ko utangirira ishyari ariko ugomba gutekereza kuri butsinde ari amarushanwa ni amarushanwa ariko mu marushanwa ntabwo ndi guhangana nawe twese twagerageje amahirwe kugira ngo hagize umwe bikunze umwe agatsinda ateza undi imbere ese gako numva gufite inyota nka mbona uri kwinywesha nk'abageni tuzi ngera hano gusa yanaryoshye by the way biraryoshye je nayiguze yarapfira ryoshye cyane uranshutse uruzi ko yari imeze nywa gake gahoro ariko niko bavuze ko ufite inyota harya bazaza cyangwa bazaduhamagara buriya tujye kureba sinuko mwavuganye se oya bambwiye ko bazaduhamagara tukajya kureba by the way reka ibyo ngibyo tubyihora n'ibyo kudushyushya umutwe ndi kureba hano agafilimi ni aka love story sinabonye ukunda mu love story ariko reka turebane niyo shaka juju ko hari akarimbo kandi umuntu uvuga nshaka kujya kukandika come on ase uzahura wandika ibitabo wenda kubyuzuza okay nta kibazo atuye kano ka movie noneho nitugasoza nanjye ndagufasha kwandika indirimbo sibyo nta kibazo ngarika turebe Devram TV umuntu mwiza ni boga none afite umubebe umuciye amashaho gusa wagira ngo noneho akunda kano ka bebe arakundana byataye birasa barakundana kandi umuciye nyine umutipe no gukunda umukobwa we nyine nubwo amuciye inyuma nyine ibyo aba ari gushaka Skyline bathed in a twilight glow. Taillights flicker a riverside show. Cities in orchestra, ain't hard to say. Every day hustling up a soulful display. This is for a smart guy's media. Ntako bimeze. Ihangane. Nta kundi turi ku isi nta kundi byagenda. nta mwana w'umukobwa yarakiri muto pe sinzi yarakiri muto cyane yari mu myaka yawe ariko njyewe ikibazo mfite nta bundi burwayi yarasanzwe afite ntabwo akundaga kurwara n'ibicurane birwaraga gake cyane harya muvuka muri Kigali wowe oya tuvuka mu cyaro iriya mu majyepfo tugiye kureba mu majyepfo
ndumva bitoroshye none se ngende kwibaza none se nta n'abashuti be aherutse kujya gusura basi muri iyi minsi ntabo amaze iminsi ari hano abareba filime yakundaga kureba filime umwana mwana yari umuhanga pe njye namubonyemo vision nziza cyane pe mwona yuko ari umuntu rwose nanjye nakabonye mbona gafite discipline mbona gafite ukuntu gafite ijwi ritandukanye rimeze ukuntu ariko gusa igihari ni kimwe nuko Imana yamukunze kuturusha none genda kurinda kumwisha shizeni muzimana susundi habaye ikibyagenze twari turi hano muri salo tureba filime amfasha no kwandika indirimbo ajya kuryama yari muzima rwose byutse yapfuye nyine cyangwa ni kwa kundi umuntu asinzira akapfira mu nzozi ibintu nabyo bigiye nabi agapfira mu nzozi oya hari ukuntu ugira nyine mu nzozi ukarwana n'ikintu bikarangira kikuneshejeho utagize imbaraga zo kugira ngo ukanguke ugasanga kiraguhitanye ariko nanone se ibintu ntabwo bibaho ntabwo ubwo iyo yaba ari impamvu y'urupfu ku muntu kamwana umuntu muzima umwana muto ungana kuriya sibwo yabarwana n'ibiki ibintu biteye ubwoba rwose pe njye naje numva ntari kubyumva neza ukuntu se shari n'akanyamahirwe make ntabwo kari kabashije gutsinda amarushanwa none ninde watsinze amarushanwa niba atari ni wowe watsinze uravuze ngo Gaju ntabwo yatsinze amarushanwa ninjye watsinze wowe watsinze ntabwo uramwana yabashe gutsinda nubwo nawe yari afite ijwi ryiza rwose njye nanamwishimiye nk'ikimwumva ijwi rye ariko tuba turi timu nini ku kazi twebwe n'abandi baba bari inyuma mwabonye ndetse n'abadukurikirana bagerageje ko ari wowe batoye nubwo utamurusha amajwi menshi cyane ariko niwe batoye abantu benshi umubare munini ni wowe watoye ariko nanone nkibaza umwana koko shaka urupfu muri iki gihe noneho kuri umugari ntiwamenya n'ibyo ari yewe ubu ikintu ndi kumva kigiye gukurikiraho kuko urumva iyo umuntu yapfiriye mu rugo haba hakibazwa n'iki cyamwishe bimeze gute ndumva rero twahamagara polisi ikaza igatwara umubiri bagakora autopsy bakamenya cyishe umuntu sinagomba no mu rugo n'aho ariho hose ubundi ntabwo byemerewe yuko wakora ku mubiri w'umuntu polisi ni ngombwa ko babona abanye ari abameze nk'abasilamu buriya bazabyemera ariko ibyo by'amadini bizamo nyuma ariko polisi yahageze umurambo bawubaha nyuma polisi atari ngombwa ku muntu uba wapfuye rwose polisi ni ngombwa ahubwo cyane ubu noneho nibwo ari ngombwa kugira ngo twege ntabwo dufite uburenganzira bwo gukora ku mubiri ngaho ibaze nawe waranye n'umuntu mu nzu sibyo umuntu mwariyamunye ari muzima ubyutse yitabye Imana ariko njye numva atari ngombwa rwose haba hagomba kumenyekana icyishe umuntu uko byagenda kose cyamwishe se buriya uko bisa kose niwe bahati ibibazo kandi ushaka no kugira ushaka kujyaho ingaruka rero polisi buriya ariko ntugire ikibazo urumva ni ukukubaza kugira ngo nk'umuntu babanaga ntabwo bakubaza mbese ubundi ubu namenye icyamwishe nyine niyo nicyo polisi ishinzwe baba bashaka kureba mu mubiri we bamenye niba hari icyo yariye cyangwa yanyoye ibintu nk'ibyo ngibyo ushaka kumujyana mu bitaro yariye kuko ubundi umuntu yaba ari icyo yariye yaba ari icyo yanyweye yaba ari icyo bamuteye mu rushinge ndetse yewe niyo yaba ari n'umuntu wamunize cyangwa ari urupfu rutunguranye ibyo barabireba bakabimenya rero ndumva ngaho hagati nta kibazo kirimo yewe ntacyo ahubwo njyewe reka duhamagare polisi reka muhamagare polisi bahagera ubwo twebwe turava hano byibuze bahageze banatwaye n'umurambo we ntabwo twava hano n'ubundi si ngombwa guhamagara polisi ikibazo kiri kuri kunyaka telefone n'ubundi byose byamenyekanye nta kibazo n'igihe bamuroze kuko numvaga ari uvuze ngo yego ko baba ngo iki ngo ndaba numvise neza ni wowe wamuroze ngo kimuka yego numvaga ari bumwe nzanira telefone hano ngo iki
wowe ukamuroga kubera irushanwa ryacu n'undi nyine n'ubusanzwe yaransinze no muri protocole rero si imitima mibi muyikura hehe ego abakobwa bakobwa ubu kungana turatuma kuburoza umwana w'umukobwa yesu we umva urakoze korohereza iperereza reka duhamagare polisi